reshawizi mini fore waze. Imana ishimwe. Muraza kunyihanganira, ntabwo ndi umuvugabutumwa gusa, njya numva n'ijwi, njya nanerekwa. Hanyuma numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu bagiye kwanurwa n'Imana. Ndengize yerekwa mbona hari abantu bari kugenda beguka. Imana irambwira ngo hari abantu Imana igiye kunamura, bamaze igihe bunamye, ubushomeri bwarakunamishije, amadeni yarakunamishije, ariko Imana kuko ibirusha imbaraga ije kukunamura. Hari abantu bazadukurikirana nibizera rino jambo, ndumva Imana imbwira ngo izabakiza ubumuga. Hari igihe no mu mufuka wawe hajya hazamo ubumuga, no mu ishakoshi yawe hari igihe hajya hazamo ubumuga, no mu bana hari igihe habamo ubumuga, bakiga ariko ntibagire icyo bamenya, ariko Imana ije gukiza abantu ubumuga. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Turasuhuje inshuti zacu za gusenga everyday muri ku mpande zine zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Europe, abari muri Afrika, abari mu Rwanda. Tubakiye kuri cyane gusenga everyday, cyane gusenga everyday. Bwa mbere kuri cyane watangira wibwira abantu urinde uri umuntu ki? Imana bahereza umugisha mwinshi, kandi buriya umugisha Imana itanga ntabwo ijya yongeraho umubabaro, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo turabahesha b'umugisha iyo tubyatuye umuntu akabyizera birakora. Kuko mu bintu bikomeye Bibiliya ivuga kwizera, kandi kwizera ngo ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Rero Imana ishimwe, kandi nejejwe nuko mumpaye uyu mwanya kuri iyi cano kugira ngo twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye. Imana ibahe umugisha abadukurikiye mwese, abazumva kino kiganiro Imana izabashyigikire, muzumve kandi mwumvire icyo mukwiriye gushyira mu bikorwa, mugishyire mu bikorwa, kuko hari iby'Imana idushakaho, ariko natwe hari ibyo tuyishakaho. Buriya rero hari igihe ibishaka ko twuzuza ibyidushakaho kugira ngo nayo yuzuze ibyo tuyishakaho. Kandi ijambo ry'Imana mu Befeso 3:20 haravuga ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ntatinze rero, nitwa Munezero Bosco. Nkunda kuvuga ngo nagizwe umugabo kubera yuko byavuye ku buntu bw'Imana. Iyi ndeka sinari kuzaba umugabo, ariko ubuntu bw'Imana ndabuyishimiye yuko Imana yangiriye ubuntu ikangira umugabo. Ndi umugabo rero w'umugore n'abana 3. Ibyo byose ni amashimwe y'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nteranira Kibagabaga muri ADPR. Mana, tugushimiye ko ari wowe Mana, wowe waremye isi ukarema n'ijuru, wowe utuma bwira bugacya, wowe waremye ingingo zacu ukarema imisokoro, ukarema amagufwa, wowe uremera umwana mu nda ya nyina, wowe utuma bwira bugacya, wowe wica ugakiza. Mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 2:6, Hana umaze kumuha urubyaro yaravuze ngo uri Imana yica kandi igakiza, ushyira ikuzimu ugakurayo, urakenesha kandi ugakirisha, wicaza ku ntebe z'icyubahiro. Tugushimiye imbaraga zawe ko nta zindi ziziba hejuru. Tugushimiye ububasha bwawe, tugushimiye ubushobozi bwawe. Imana ishimwe. Tugushimiye ko imyaka tumaze tuyimajijwe n'imbaraga zawe. Tugushimiye yuko intambwe tugeze aho tugeze tuhagejejwe n'urukundo rwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka rero ukomeze ufashe umusore wese uzakurikirana kino kiganiro, umukobwa uzakurikirana kino kiganiro, umubyeyi uzakurikirana kino kiganiro, umugabo uzagikurikirana, azafashwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari rizima kandi rikaba rifite imbaraga. Amen. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya. Pawulo yaravuze ngo Imana
yabonye ko turi abo kwizerwa itugabira umurimo wayo. Mureke dufatanye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi ya 93 umurongo wa 4. Haravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru ubirusha imbaraga. Imana ishimwe. Turasoma no mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ni igice cya mbere umurongo wa 4. Haravuze ngo tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru. Amen. Ayo niyo magambo tugiye kuganiraho, ariko intego ya rino jambo iri hano muri Zaburi ya 93 umurongo wa 4. Havuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba w'inyanja ukomeye, ishuheri, Uwiteka biri hejuru abirusha imbaraga. Intego y'ijambo rero iravuga ngo ibintu byose Imana ibirusha imbaraga. Ibintu byose, byaba ibigaragara, byaba n'ibitagaragara, byaba ibinini cyangwa se ibitoya, byaba ibimaze igihe cyangwa se ibitamaze igihe, Imana ibirusha imbaraga. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana dusenga, Imana yaduhamagaye, Imana yaduhaye ijambo, Imana yaduhaye umwuka wera, Imana yaduhaye Yesu, Imana iri hejuru y'ibintu byose kandi birusha imbaraga. Ushobora kuba hari imbaraga zikurwanya, ariko nimba wiringira Imana, ndagira ngo nkubwire ngo nta mbaraga izagushobora, kuko Imana iri hejuru y'ibintu byose. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi. Ushobora kuba uri imfubyi, ariko Imana igitanga n'amahoro mu bupfubyi. Ushobora kuba uri umupfakazi, ariko nabonye Imana ifite imikorere itandukanye n'iy'abazungu, ifite imikorere itandukanye n'iy'abirabura, ifite imikorere itandukanye n'iy'abacuruzi, ifite imikorere itandukanye n'iy'abakomeye bo mu isi. Kuko Imana ntabwo ifashwa, Imana irafasha. Imana dusenga ntabwo bayanura, ahubwo ni Imana yanura abantu banitse. Reshawizi mini fore waze. Imana ishimwe. Muraza kunyihanganira, ntabwo ndi umuvugabutumwa gusa, njya numva n'ijwi, njya nanerekwa. Hanyuma numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu bagiye kwanurwa n'Imana. Kandi reka mbabwire, nta hantu Imana itakwanura umuntu. Niyo umuntu yaba ari ingumba, Imana yamurenza ubugumba. Niyo umuntu yaba nta gaciro afite mu miryango, Imana yamuhereza agaciro. Nubwo umuntu yaba yumva ari umunyantege nke, Imana yamuhereza imbaraga bigakunda. Kuko ababaye abanyembaraga bazikuye ku Mana, ababaye abakomeye babikuye ku Mana, abantu babaye abahanuzi bakomeye babikuye ku Mana. Ariko reka nongere nsubiremo, kuko iyi Imana imbwiye ntabwo ngira isoni zo kuvuga imbaraga zayo. Irambwiye ngo hari abasore igiye kwanura, hari abakobwa igiye kwanura, hari abagabo igiye kwanura, hari abagore igiye kwanura, hari abashumba igiye gukura ku zuba bamazeho igihe, hari abavugabutumwa, hari abahanuzi, hari abanyamasengesho, hari abantu Imana igiye kwanura. Imana ishimwe cyane. Ndumva rero nkunze Imana cyane, kandi jewe numva Imana ihora ari nshyashya. Numva Imana mu buryo bukomeye cyane, numva imbaraga z'Imana, numva ububasha bw'Imana. Imana ishimwe cyane ko hari abantu yanuye. Intego y'ijambo iravuga ngo Imana irusha imbaraga ibintu byose. Nuzajya wumva ukomeye, ujye umenya ko Imana ikurusha imbaraga. Nuwumva wiremereje, wigize umuntu w'igitangaza, erega nta muntu w'igitangaza ubaho burya. Imana niyo gitangaza, kuko hari ibintu bigera nko muri 3 Imana igira. Imana yacu ishobora byose, nta muntu ujya ushobora byose. Nuzababeshya ngo ashobora byose, azababeshye, azaba yiyemeye. Iyo dusenga, iyaremye ijuru n'isi, ituma abwira bugacya, iremera umwana mu nda ya nyina, Imana niyo yonyine ishoboye byose.
abazungu bihangane ntabwo bashoboye byose, abirabura bihangane ntabwo bashoboye byose, abakomeye bo mu isi ntibihangane ntabwo bashoboye byose, abahanuzi bihangane, abavugabutumwa bihangane, abashumba bihangane. Imana niyo namamaje kwishobora byose. Imana ishimwe cyane. Icyo ni kimwe mu bintu bigaragaza ko Imana yacu iri hejuru y'ibintu byose. Icya kabiri, Imana yacu ntawayigize kuba Imana, niyo yigize kuba Imana. Natwe dutekerezaho kubw'umutima w'imbabazi igira, itugira abantu ndetse irenga kutugira abantu. Ubu turi ubwoko bw'Imana, turi abami n'abatambyi, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaremye ngo twamamaze ishimwe ryayo. Turi abantu tuzajya no mu ijuru. Muririmbyi niko yavuze, aravuga ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo kandi mfite umugabane mu ijuru. Undi araririmba ngo mu ijuru ndabakumbuza kuzabona ijuru, ndabakumbuza gukorera ijuru, ndabakumbuza gushaka Imana, ndabakumbuza kumenya gushyira ivirazi, ndabakumbuza kuzaraga ubugingo, kuzaraga ubugingo. Imana rero ntawayigize Imana. Twebwe n'ibindi bintu, Imana dukomoka mu ijuru, dukomoka mu buntu bw'Imana, dukomoka mu maboko y'Imana, dukomoka mu mbaraga z'Imana, dukomoka mu rukundo rw'Imana, mbega dukomoka ku Mana. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu, Imana yacu igaragaza ko irusha imbaraga ibintu byose n'abantu bose, nuko Imana yacu ari Imana idapfa. Namwe muzambarize nimba hari umuntu mwabonye udapfa, nimba hari umuzungu mwabonye udapfa, nimba hari umwirabura mwabonye udapfa, nimba hari umucuruzi mwabonye udapfa. Waba mu makaro ukarya n'amakaroni, ariko n'ubundi urapfa bikemera. Ariko Imana dusenga iriho, yahozeho, izahoraho. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ko jyewe ntazava kuri Yesu, nubwo isi yaba umukara, nubwo isi yaba umutuku, nubwo isi yaba icyatsi kibisi, nubwo isi yahinduka shokora. Nikomeje ku mwami wanjye, nikomeje kwishobora byose, nikomeje ku Mana yaduhamagaye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Hanyuma rero ijambo ryavuze ngo amajwi y'amazi menshi. Sinzi amajwi uri kumva, aha araturuka ku barozi, ariko Imana irusha imbaraga abarozi, Imana irusha imbaraga abapfumu, Imana irusha imbaraga abakonikoni. Nta gini ryakwitambika imbaraga z'Imana, nta muzimu wakwitambika imbaraga z'Imana, nta murangi ariko wakwitambika imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndumva umwuka wa Yesu, ndumva umwuka wa Yesu. Imana iri kumbwira ngo abantu bayikomejeho ibahaye gukomera kudashoborwa n'isi. Abantu bayikomeje, umuntu akaba ashonje ariko akavuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari. Umuntu akaba ari imfubyi ariko akavuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari. Umuntu akaba akodesha ariko akanga kwiyanduza. Bene abo bantu Imana ibabambyeho ihema. Bene abo bantu Imana igiye kubatunguza ibitangaza. Niko numva umwuka wa Yesu. Shewaza bone fore waze. Imana igiye kubatunguza abantu bakomeye ku Mana. Niyo mpamvu umuntu bita Habakuki mu bice bibiri yavuze ngo nzahagarara ku munara aho ndindira, ndangaguzwe numva icyo Uwiteka azansubiza. Kubw'icyo dushimiye Imana, iyo tuyisenze iradusubiza. Twubatse ingo kubera ko byakomotse ku Mana, dufite abana kubera imbaraga z'Imana, turya kubera imbaraga z'Imana, twiga kubera imbaraga z'Imana. Mbega aya maguru dufite Imana yarayaduhaye, iranayaturindira. Nta bindi byo kwirata, Yesu niwe twirase. Nta bindi byo kwamamaza, Yesu niwe twamamaje. Nta bindi byo gutangaza, Yesu niwe dutangaje. Nta bindi byo kogeza, Yesu niwe twogeje. Niyo umuntu amuvuze aba yumva avugitse neza. Umugabo wazuye abapfuye, umugabo uhumura impumyi,
umugabo wakijije umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, yamugeraho ntamutera urushinge ntamuha ibinini, akamubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndengize yerekwa mbona hari abantu bari kugenda beguka, Imana irambwa ngo hari abantu Imana igiye kunamura, bamaze igihe bunamye, ubushomeri bwarakunamishije, amadeni yarakunamishije, ariko Imana kuko ibirusha imbaraga ije kukunamura. Ibintu tuvuga ni ibintu bikora, ibintu tuvuga ni ibintu bikiza. Yohana avuga, yaravuze ngo uwo twiboneye, twabonye Imana, twabonye Imana iduha ijambo, twabonye Imana iduha amahoro isi itagitanga, twabonye Imana iturinda, ikaturinda amajya n'amazi. Dushimiye Imana. Jambo ryavuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba w'inyanja ukomeye, ishuheri, Uwiteka biri hejuru, abaroza bari hejuru. Nta murozi uzadushobora kuko Imana yacu bari hejuru. Nta mupfumu, nta mukonikoni, nimba amagini ajya yumva ndayabwira ngo twe turi ubwoko bw'Imana, ntabwo azadushobora. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga imirage 3. Niyo mpamvu twasomye muri rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 4, yavuze ngo tuzahabwa umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka. Ndashaka kuvuga imirage 3 tuzabona. Ndashaka kuvuga ikamba, amakamba 3 tuzambara. Mwifurije gukorera ijuru, mwifurije kurarikira ijuru, mwifurije guhirimbanira ijuru, kuko ijuru kuribona ntabwo ari ubuntu. Matayo 11:12 haravuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza nanone, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Mu Bakorino ba mbere ibice 4 murongo wa 20 haravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Mu Migani 35:8 haravuga ngo kuko ubonye Imana ababonye ubugingo. Mwifurije ubugingo. Ririmba ariko ushyize imbere ubugingo, hanura ariko ushyize imbere ubugingo, yobora ariko ushyize imbere ubugingo, curuza ariko ushyize imbere ubugingo. Ibyo ukora byose ntiwibagirwe iherezo ryawe, ntiwibagirwe kwita ku iherezo, kuko abantu bose bagira iherezo. Niyo waba mu makaro ukarya n'amakaro, ni ukuri ufite iherezo, ugomba kuryitaho. Nutaryitaho rizaba ribi, kandi niriba ribi Bibiliya iravuga ngo bazaririra hanze. Abataritaye ku iherezo ngo bazahahekenyera amenyo, ngo hanze hazaba imbwa n'abaro. Reka mbabwire imirage rero 3 ubundi dusenge Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hari abantu bazadukurikirana nibizera rino jambo, ndumva Imana imbwira ngo izabakiza ubumuga. Hari igihe no mu mufuka wawe hajya hazamo ubumuga, no mu ishakoshi yawe hari igihe hajya hazamo ubumuga, no mu bana hari igihe habamo ubumuga, bakiga ariko ntibagire icyo bamenya. Ariko Imana ije gukiza abantu ubumuga. Umugabo wawe atagukiza, Imana ije kubugukiza. Umubuga umugore wawe atagukiza, Imana ije kubugukiza. Ubumuga diplome idashobora kugukiza, Imana yacu ibasha kubukiza. Kuko hari ibintu Imana yahaye abantu ngo babishobore, hari n'ibindi yabimye yanga ko babishobora kugira ngo yitwe Imana. Imana ishimwe. Umurage wa mbere rero uzabona abantu bafite mu mitima inzira z'igisiyoni, ni umurage wundi mubiri, ntabwo ari bene uyupfa. N'undi mubiri tuzambara ngo ntabwo uzaba ubasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka. Tuzahabwa undi mubiri. Ubu twebwe twambaye iyi mibiri, ariko tuzayiyambura tukambikwa indi mibiri, imibiri idahura na covid, imibiri itarwara, imibiri bataroga, imibiri itagira ibibazo. Uzi ko Yohana yavuze, aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, uko tuzasa ni kurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Tuzaba dufite amatayi nka Yesu, tuzaba duteye nka Yesu, tuzaba turesha na Yesu, tuzaba tuvuga nka Yesu. Uko azasa niko tuzasa. Imana ishimwe ko izaduha uyu murage wundi mubiri. Niko n'umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo niyambuye umubiri upfu
nambaye kudapfa iteka, nibwo nzasezera ibihe byiza byo gusenga. Reka mbabwire ikindi kintu, umuntu udasenga, umuntu utaragize ibi bintu, atarabikunze ibi bintu byo gusenga, ntacyo mwijeje isi izamukandagira, ntacyo mwijeje. N'udashobora gusenga amahembe azagufata, bazayakohereza gufate. N'udashobora gusenga isi izakugira uko ishatse, isi izagukandagira, isi izagusenyera, isi izakwangiriza abantu. Ariko nusenga bizazana umucyo, bizagutarura mu magarara. Imana ishimwe cyane. Umurage wa kabiri tuzahabwa, umurage wa kabiri, Imana ishimwe, mbifurije kuzabona iyi mirage ndi kubabwira, ni ubugingo, ikamba ry'ubugingo. Niko ijambo rivuga muri Yakobo igice cya mbere 12, haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Iyo tuvuga ubugingo tuba tuvuga guhoraho. Imana ishimwe. Ikamba rya gatatu tuzabona, tuzabana n'Imana ubu tazongera gutandukana. Iyo mvuga kubana n'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwegerana nayo, ahubwo ni ukuba mu mwuka iteka. Iyo turi mu mubiri tujya mu mwuka, ariko tukongera tugasubira mu mubiri kubera ko turacyambaye uyu mubiri. Ariko mu ijuru tuzaba mu mwuka iteka, tuzamara nk'imyaka 400 mu ijuru. Ujye ureba usanga umaze nk'isegonda kubera ibyishimo, kubera kuba mu mwuka. Iyo turi mu mwuka turenga ubupfubyi, iyo turi mu mwuka turenga ubukene, iyo turi mu mwuka turenga amagambo batuvuze. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Ijambo ryavuze ngo amajwi y'amazi menshi. Ibyo ujya wumva bavuga, ibyo bavuga bitavugitse, bidafite ubushobozi, ibyo abantu bavuga bakakuvuga by'ibinyoma, ntago bifite imbaraga. Ijambo rizasohora ni iry'Imana yakuvuzeho. Imana ishimwe. Amagambo, ndumva ijwi rya Yesu, ntabwo amagambo y'abapfumu azagusohoraho, ntabwo amagambo y'abarozi azagusohoraho, ntabwo amagambo y'abagambanyi azagusohoraho, ntabwo amagambo y'incakura. Ndumva Imana iri kumbwira ngo yishe imigambi y'incakura ku buzima bwawe kugira ngo idasohoza imigambi yayo. Nasomye ijambo Yobu yavuze, aravuga ngo Imana yimura imisozi itabiyibwiye, ikayubikana uburakari. Tugiye gusenga Imana. Imana irusha imbaraga ibintu byose. Ijambo ryibikeho, ntazagira ikintu, nubona hari ikintu kikurebye nabi ujye ukibwira ngo Imana yanjye kurusha imbaraga. Nubona abantu bagukanze ujye ubabwira ngo Imana yanjye irusha imbaraga ibyo bintu. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, dusengera abantu mu izina rya Yesu. Dusengera abantu batari bizeye iyi mirage itatu, batari bizeye kuzabona ubugingo, bari barataye ibyiringiro. Imana yongeye kubyutsa abaguye, Imana yongeye guha imbaraga abari bananiwe, Imana yongeye gukomeza abantu bari batenebutse. Ko numvise umwami Yesu avuga, Imana ijya izamura umuntu. Imana igiye kuzamura abatarizamuye, ariko abizamuye bagiye gukubitwa hasi. Ko numvise Imana imbwira, Imana ntigikorana n'abizamura, Imana ntigikorana n'abibone, Imana ntigikorana n'indyari, Imana ntigikorana n'abanyamashyari, Imana ntigikorana n'abagambanyi. Abo irabarwanya, ariko wicisha bugufi igiye kumuhera ubuntu. Imana ibaha umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Ijambo ryaje rivuga ngo Imana irusha imbaraga ibintu byose. Imana irusha imbaraga ibintu byose. Imana irusha imbaraga ayo madeni yawe, Imana irusha imbaraga ubwo bukode bwawe, Imana irusha imbaraga iyo nzara ufite, Imana irusha imbaraga iyo kanseri, Imana irusha imbaraga iyo diyabete na sida. Imana irusha imbaraga. Hari indwara abaganga bavuze ko zitazakira, babivuze nk'abantu kuko amashuri yabo hari aho agarukira, ariko Imana iravuze ngo ije gushiririza indwara zananiranye. Wowe Imana ikoreye igitangaza, uzashima Imana kuko Imana ikunda amashimwe. Uzavuge gukomera kw'Imana kuko turi imbere y'Imana ikora, tuvugira Imana ikora, dutangaza imbaraga z'Imana ikora.
Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, tuzahabwa umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka. Abantu benshi ntago bakitaye ku by'ubugingo, kareka barashaka pokaya, barashaka fata igitangaza, barashaka kujya muri Amerika. Ibyo nabyo si bibi, ariko iyo ari byo ushize imbere, ubugingo ukabushyira inyuma, Imana irakugaya. Ubugingo buruta amazu, ubugingo buruta amamodoka, ubugingo buruta abagore, ubugingo buruta abagabo, ubugingo buruta gukomera. Imana ishimwe. Mureke dusenge Imana yacu, Imana ikomeze igirire neza abantu. Ndi kumva umwuka wa Yesu ambwira ngo hari abantu yatangiye kubohora, hari abantu yatangiye kubohora. Yabahoye Petero, ibyakozwe n'umwa 12. Haravuga ngo abitorero bagira umwete wo gusengera Petero, baramusabira, baramwingingira. Imana ishimwe. Iyo turi gusenga hari abantu Imana ibohora. Iyo turi gusanda ngize yerekwa, hari abantu Imana ikirije imitwe yananiranye, yabyaranze, ariko Imana kuko irusha imbaraga byose ije kubakiza. Hari abantu Imana ikirije impyiko, hari abantu Imana ikirije amakanseri, hari abantu Imana ikirije indwara zitandukanye ntarondora. Nabonaga marayika ye kugenda, ari kugenda yinjiza ikiganza mu bantu. Numva Imana iri kumbwira ngo hari abantu Imana ihanduye mu burwayi. Imana yacu ibaye idakiza ntayo twasenga. Iyo dusenga nikiza. Imana yacu ibaye idakora ntabwo twayisenga. Imana yacu irakora. Imana yacu itavuga ntabwo twayisenga. Imana yacu iravuga. Imana yacu iravuga. Reka dusenge Imana, dusengera abantu b'Imana. Umuntu wese wumvaga atari mu mwanya umwe, niyumva kino kiganiro azace bugufi, yihane mu izina rya Yesu. Muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 haravuga ngo ibyaha nubwo byaba bitukura tukutuku, Imana irabyeza. Imana irabyeza. Kandi ndi kubona Imana igiye kweza abantu benshi, igiye kweza abantu ngo ihite ibaha n'imbaraga zo kuguma mu kwera. Imana ishimwe. Mureke dusenga Imana. Mana turagushimiye kuri Imana ishobora byose. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntabwo twifuza. Uyu muntu mbonye ukirije mu mavi, nabyo turabigushimiye. Izina ryawe rishimwe. Uyu muntu ukirije abadayimoni, turabigushimiye. Uyu muntu ukirije amagambo bamuvuze, ukaba umuhaye ijambo, turabigushimiye. Dusengeye abasore mu izina rya Yesu, batari bari ku rufatiro, basubize ku rufatiro. Abagabo batari bari ku rufatiro, ongera basubize ku rufatiro. Ko waravuze ngo uzongera kububaka kandi bazaba bubakitse. Ongera wubaka abantu. Kandi ndagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye imikorere yawe. Ndabona ikiganza kirekire kiri gukora ku bantu. Ndabona ikiganza kirekire kiri gutanga ubwenge. Abantu bari barabuze ubwenge, ariko Imana itanze ubwenge ku bantu benshi. Turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Umuntu wese uzumva kino kiganiro kizamufate, kizamuhindure, kuko ijambo riravuga ngo turi abantu Imana yaronse ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Imana ishimwe cyane. Imana ikomeze ibishimire, Imana ikomeze ibahereze umugisha, Imana ikomeze ibarebe neza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu gusenga everyday. Ushobora kuba ushaka ko kubona amasengesho by'umwihariko, umukozi w'Imana wababwira uko bashobora kukubona, ukabaha nimero ku buryo umuntu ashaka kugusengera by'umwihariko yaguhamagara ukamusengera. Imana ishimwe cyane. Nimero ya telefone mbonekaho ni 0788 530 224 0788 530 224. Yesu abahereza umugisha mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.